Amakuru atari meza cyane, amakuru yababaje abanyarwanda benshi. Ubu turi muri gare ya Nyabugogo, abaturage barimo baravuga yuko tike cyangwa ibiciro by'amatike cyangwa ibiciro by'ingendo byiyongereye 88%, ubwo tike yakugezaga mu Gasarenda yaguraga ibihumbi 5 akaba yiyongereho amafaranga 500, ukaba ari kugendera ibihumbi 5 kuva Kigali ugera Muhanga, mu gihe wagenderaga 1500 tayari byamaze kuba 1800. Urugendo wakoraga uva hano ujya Nyagatare wishyuraga 2500, ubu byageze mu bihumbi 5 n'imisago. Kuva hano ujya Rwandegisi ukoresheje imodoka zikoresha mu mujyi wa Kigali ugakozaho tap and go, naho hiyongereyeho 10%, 35.8, bivuze yuko kuri tap and go hari ibiceri bindi byagiye byiyongera cyangwa byagiye byisumburaho. Ese impamvu ibiciro biri kugomeza byiyongera umunsi ku munsi ni ukubera yuko ibikomoka kuri peteroli nabyo byuriye? Reka tugaruke rero ku bikomoka kuri peteroli. Mu gihe peteroli yaguraga amafaranga 1813, ubu peteroli ndavuga mazutu, ndavuga isase ikaba iri kugura amafaranga 1808, uze kwiyongereyeho amafaranga agera kuri 50. Mazutu yaguraga 1700, ubu iri kugura amafaranga 1808, bivuze ngo mazutu yongereyeho ibiceri 108. Se mwari muzi impamvu mazuti iri guhenda cyangwa ibikomoka kuri peteroli biri guhenda? No kubera umusoro wa TVA urimo uraza. Bivuze ngo iyo waka fagitira IBM hari amafaranga buriya bakata ibigega cyangwa ibigo byikorera bikoresha peteroli cyangwa bitanga peteroli. Impamvu ibiciro biri kugomeza byiyongera ni kuri mwaka fagitiri ya IBM, ariko buriya birakwiye kuba mwakwaka fagitira ya IBM mukiyubakira u Rwanda rwiza, u Rwanda rugendwa, ndetse u Rwanda umuntu wese aho yaba ari hose ashobora kureba akavuga ati genda Rwanda nziza. Ndetse tufite n'indirimbo bahiriza igihugu cyacu yitwa Rwanda nziza, nayo tuzayibasubiramo cyangwa tuzayibabwira kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo twongere twimakaze umuco nyarwanda. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo dukomereze amakuru yacu muri gare ya Nyabugogo, ubwo abaturage bari mu gahinda barimo bararira bitewe nuko ibiciro byuriye, ndetse ntabwo ari ibiciro by'ingendo gusa, n'ibiciro by'ibiribwa byaruriye. Ndaza kubibasobanura muri uwo mirwa. Ngiye mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakura rugakonkoma. Ariko ikintu cya mbere, checkinga nimba warakoze subscribe, nusanga utarayikoze uyikore kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka rero amakuru yacu tuyerekeze n'ubundi hano mu mujyi wa Kigali muri gare ya Nyabugogo. Iyi gare ya Nyabugogo buriya ngo igendwamo n'abayizi, kubera ko igare ya Nyabugogo niyo uhageze ufite ubukene barabukwiba. Cyane cyane iyi gare ya Nyabugogo ubu ngubu yanditse amateka, bivuze ngo umuntu wese uvuye mu ntara akagera Nyabugogo agomba kwitwara cyangwa akwitwararika, kubera ko iyo ufite telefone mu kanya ko guhumbya telefone yawe ihita ihinduka isabune. Ni ahantu ushobora kugurira ekuteri, wagera ugasanga ekuteri zivuga ugutwi kumwe. Ni ahantu ushobora kugura memory card, wagera mu rugo wayishyira muri radio ikanga kuvuga kandi wayiguze ivuga. Ni ahantu ushobora kugurira charge, wagera mu rugo ukayicomeka umuriro nujyemo kandi wayiguze umuriro ujyamo. Nyabugogo bashobora kugutira amayinite bakagusubiza telefoni yawe yabaye busheti. Nyabugogo ni ahantu hadakinishwa, buriya abavantara benshi bageze mu mujyi wa Nyabugogo batangira kwifata ku munwa. Iyo urebye gatonya ndamutse mbabwiye ibintu byambayeho Nyabugogo mwaseka mugatembagara. Nyigera mu mujyi wa Nyabugogo cyangwa nyigera mu mujyi wa Kigali bwa mbere, nageze Nyabugogo hari ibintu bavugaga ngo ufata amafaranga ngo bakayahinduramo menshi. Nabaye inoti ya 5 bavuga ngo waramireze 20,000, ariko baravuze ngo shyira mu mufuka ngo ugende nugera imbere ngo ukore mu mufuka urasanga 20,000. Wowe kabyara wese nagezeyo ngasanga mu mufuka harimo impapuro z'amakayi zicanyaguritse ukuntu. Se 5,000 bya Nyabugogo ubundi ni amateka akomeye cyane, no hantu ushobora kujya ufite ibibazo nabyo bakabikwiba. Papa, nugera mu mujyi wa Nyabugogo uzajye witwararika cyangwa witware neza. Ariko turashaka kumenya ubundi mudugudu cyangwa mutwara sibo uyobora Nyabugogo ninde? Mutwara sibo ukora mu mujyi wa Kigali ninde? Koko ibi birarenze kabisa. Reka rero ibi tubisimbuke tujye ku bijyanye n'ibiciro by'ingendo cyangwa ku biciro by'amatike, mu gihe abaturage barimo bararira batakamba bavuga ngo bagabanyirijwe ibiciro, kubera yuko n'ubundi ingendo birabagora cyane. Nko kuva hano ugera Cyangugu tayari byamaze kurenga 10,000, kubera ko n'urugendo rurerure cyane, mu gihe bagenderaga 8,000, 7,000 kugera ku 9, ariko tayari 10,000 byarangije kuzura.
ariko noneho twagerageje kuvugisha abakora muri Ejasi batubwira ko ibiciro ari bya bindi, ahubwo hari ukuntu uhereza amafaranga umukarasi akagenda akakuzanira tike yanditseho amafaranga menshi, nabo ntabwo babazi aho baba bazikuye. Ni kimwe nababwiraga ngo Nyabugogo niho hantu ushobora kugenda ufite ubukene bakabukwiba, ubahereje amafaranga bagiye bakuzanira tike, gusa bakuzanira tike yo muri Ejasi ahubwo ntabwo uzi ibintu banditseho aho babikuye, ugasanga barakurindagije kandi neza wacekinga kuri tike ugasanga koko ya mafaranga nariho, kandi wowe bakugurishije tike ku mafaranga menshi, uvuze ngo nabari abakarasi ba Nyabugogo baba bakeneye kuryaho, niyo mpamvu bakunyanganya, ugasanga barakurindagije nyine, ugasanga amafaranga baye menshi kandi koko nta mafaranga yigeze yiyongera kubera cunga neza nugira Nyabugogo ushaka kwakana tike bakaguhereza fagitire ya IBM buri utacekinze neza kandi watumye tike bakaguhereza fagitire ya IBM. Nyabugogo ni ahantu hadakinishwa, Nyabugogo ni ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu, umuntu ashobora kugucaho cyangwa akagutsitara akahita gutwara telefoni akanya nk'ako guhumbya. Nyabugogo ntabwo ari aho gukinisha papa wanjye, ni ukujya uhagendera neza kandi ukahatambukana umucyo. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahezagire ibahereza umugisha, cyane cyane utarakoze subscribe, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe, kandi turabakunda cyane mwebwe, ni mwebwe dutezeho amakiriro, kandi support yanyu ni subscribe, comment, share kugira ngo abantu bose bajye bareba zino video zacu. Nimba bakunze video andika muri comment, nimba hari ibyo twishemo nabyo byandika muri comment kugira ngo twikosore. Murakoze cyane, Imana ibarinde bahereza umugisha. Gusa icyo mbemerera ni kimwe, iyo twakosheje mutwandikira muri comment ibyo mwatwandikiye tukabikosora, ngira ngo nkuko dusanzwe dukorana tukomeze dukorane nkuko bisanzwe. Mimi ninaitwa Kidasamula TV, mimi ninataka subscribe yako, si ndio? Utaikupa kandi tutaikuletea, unaishiraho vizuri sana